Ingaruka wahuye nazo mu kwamamara. Ingaruka ya mbere nahuye nayo mu kwamamara nuko wamenye. Nyabita ikibazo cy'amatsiko utambeshye wambonye ute? Wambonye ute? Hagushimishije. Ikindi mbwira ndashaka oya cyakora ratale mbi honest nyene kugira ngo abivuga bimareyo. Reka nkubwire se kuzaratana ko yishikuru nakubonye. Ugomba kwikorera isuku ku mutwe ni cyambere. Kwambara bwambaye imyenda isa neza irameshe biragaragara. Wagerageje kujyanisha utubara tw'umweru n'umukara. Gake ariko kuberwa biragoye. Amabara nawe ariko kuberwa byanzenja yewe biragoye. Ari nk'ubwa mbere wenda atanze ikiganiro ni ubwa mbere agitanga nibwo wagitanga arata yego yo ihangane disi iyo umuntu agitanze bwa mbere afite amasoni nukuri yari ubwa mbere bati umuntu naba afite amasoni ubwira se abantu barambona bate urabibona nyine ese rimwe na rimwe ari n'igihe umuntu agira ubwoba agatitira gusa bwa ndava hano namenyereye wayimenyereye interview wamara amezi angahe cyangwa se byamara igihe kingana n'icyo utaryamanye n'umukobwa cyangwa mutabonanye? Ubu maze kuva uyu mwaka watangira I had a girlfriend ariko ubu ngubu maze amezi 12 nta mukobwa ndaryamana nawe. Ndiyo nisengera ndi mu Mana, ndiyo bro, ndiyo ndi mu gakiza niho mbabarirayo nkifuza nkapfirayo. Ijwi rikambwira ngo ihangane urahishuriwe ibyiza biri imbere. Ubu ntabwo na mukobwa ukingira ukansa ngo nta mukobwa anera stress ngo umukobwa yanyanze njyewe. Usambana ni icyaha? Of course ni icyaha, ari ni icyaha gusa biraryoha. N'umurokoro ubwe ahava akajya adahora mu Mana buri kanya ngo ugire ikintu kikuba busy. You can sambana wasambana. Experience ukoresha urabona ngewe ndabanza nkozaho gutya hehe udutoki hehe nkwaje nyine nabona tuzi dutanye izina rya Yesu toka Satani ashora nta predati ngiye nkoresha ngenzo Kapiteni w'amavuzi kadwa 100 nkabigabana na Rujugiro uriya mwana wa Gisenyi Majengo bamwita uruvinimwe na Haruna niyo nzima bamwita Jihad. What? Bro, what are you talking about, man? Ndi indaya ya Yesu. Uri indaya ya Yesu? Yo mpamvu nkunda ni indaya. Oya ntabwo waba indaya. None se Yesu yigeze aza kunsaba iwacu? None se Yesu twigeze dusezerana muri ADPR ngo manike ikiganza ko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse? None se Yesu twigeze tujya mu rukiko mu murenge ngo ndahire mu gihugu cyanjye ko nsezeranye na Yesu? Yesu nyine twibaniye buraya anyiterera inda. Yego ndi indaya yande ya Yesu, niyo mpamvu nkunda ni indaya. Yesu yikundira indaya? Ewewe ngo bamuzaniye indaya. Yego. Kandi abayimuzaniye nibo bari bagize gute? Bari bayikoresheje ibyo. Yesu yakwishyuye angahe umunsi? Ntago yanyishyuye. Kandi nta nubwo nanamwishyuza. Ubwishyu bwanjye ni bumwe. Ngende mu gihe cyo kwicwa nkashyingurwa nkashyirwaho n'umusaraba barangiza bagataha bakansigayo nkabagarukamo ndi umwuka. Nta soni ifite zo kuvuga ko ndi indaya ya Yesu. Nta soni ifite zo kuvuga ko Yesu yanteye inda. Kandi igihe nikigera Yesu azanshyira ku mugaragaro agenda asaba iwacu, namara kunsaba iwacu agende mu rusengero dusezerane, nitumara gusezerana tugende no mu murenge dusezerane mu gihugu. Mani ngiye nigeze gusura ndi kumwe n'umukobwa urumva ari kumwe na mama we iwabo muri saro kandi nakundaga uwo mukobwa nagiye kubasura urumva
manye ndahaguruka urumva ngiye kuvuga ijambo nkubita umusuzimani none wa musuzi ubombarana nk'ingunguru urumva ibaza ahantu kwa nyoko bukwe urumva manye ukajya ubona abantu badashaka hari igihe usanga ari impamvu nyinshi mbangize ngo urumva waragucitse oya warancitse narawufashe uranga ngiye gusura umusore yamamagaye nta nubwo nagenda nambaye sente nagenda nambaye kwa kundi bavuga ngo umuntu yegetseho wabyemera ko nzi ibintu binjyanye atanabikoze ahubwo narakara aha bahamagaje hano ngira ngo twe ku kibazo cy'abana bacu barimo kwitwara nabi kugira ngo tugifatire ingamba kuko bitabaye ibyo urubyiruko rwacu rwazashira muri gereza. Birumvikana kabisa. Rero muyobozi ngende umva twatangira twibwirana. Ako se gutinza abantu bahu. Turibwirana sari utazi undi. Ubu se Papa Joy azuye umugabo. Papa Shema se ndutamuzi. Cyariko nago ndi Papa Shema. Umwana we yitwa Rukundo. Uwo Rukundo se nutewe Shema nawe? Newe Shema nawe. Ubwo se utari Papa Shema ni he? Mwaje mureka kutugora. Ariko nabandi twakwibwirana kabisa. Nta kibazo. Mucunguze uburyo mwete. Nitwa Puisi. Shaho hano turi mu nama yo kwiga ku bana avuga izina ry'urwavumba rwa. Nexo urongera kwita umwana wanjye urwavumba. Ndaguceka. Nihangane. Nitwa Paperiye. Ubundi se ko mfite abana benshi ndamenya mvugana. Vuga witwara nabi kandi butayari twamwumvishe neriya. Sawa, undi Papa Joy. Papa Rukundo. Papa Rasta. Tararenga umwana witabi nimujya kwiga muhebe kuri uwo. Ako si umwana wanjye kuba yitwa Rasta bihuriye n'itabi. Ahubwo avuga uti kuba ndi Papa Rasta bihuriye n'itabi. Nuko ari wowe uribitse. Ese mbitse tabi. Umwana wawe ubwe ni itabi. Papa Benjamin tonde dukomeze. Ahubwo ndabona ari mushiki wacu wacecetse cyane. Yavuga iki se babyaye indaya? Ndaya ni so akagabo. Nawe akagabo ni so. Gasogotwe piki mu twanturo. Papa suramuzi. None se muyobozi ko nshimye ko habaye inama yo kwiga ku myitwarire y'abana mwatekereje ko yo kwiga ku myitwarire y'ababyeyi babo igakurikira iyawe abari bazaheraho mu nyumvire n'abana bararengana wabyarwa n'umugore ukaza uruhu. Ariko Papa Benjamin uretse amati kugira wari wamenya n'umwana wo ari we. Si Clarisse tegera ku kabari se Haruni. Nasi n'umwana wanjye kari umukozi. Nababwira kuki utahisemo umukozi w'umurokore ugahitamo indaya. Muzana yari umurokore. Bivuze ngo uburaya bwigiwa. Shawe rogoye umuntu reka suze vuba twitare tujye kwirira. Hakuri wicyo ashyira imbere igihe ninda. Wowe utayishira imbere se n'ubona bikugejeje. Nwese nk'ingingo ya nyuma y'igisheke. Kandi muyobozi cyaba abantu turashwana. Mupfu umunwa wawe wacece tukareba ko hari icyo. Nta kibazo dukomeza ariko nge nindakarabira babiri. Je ni mama Shamira. Ya baba. Yesu Shamira uzikatwita. Genda se nyine wibeshye. Tayara mitowa. Bumvaniranye n'umwana nkabyemera ngewe. Bireke. Zabyemera yayibyaye. What? Bro, what are you talking about, man? Akanyanga mu mutaranda. ari cyaro byavuga kivuga ngo ahalani wa burudani wa marhaba كيف حالك تمام مشكل ibyo bintu barivuze muri Qatar tugiye muri mondial ugiye muri mondial nagiye kabiri nagiye no muri South Africa nagiye no Bustani ariko ntabwo nishimye n'abantu yewe urafana ngaba aba bantu gendezeho yewe sivwa ko Imana yandemye ukwanje ariko narize amashuri arashira abarimu barapfa amashuri aragwa ibitabo biracika n'inzu rijya ku ishuri rako mwabonye imodoka y'igisi imodoka ya igisirikare cy'u Burundi cyakoze niyo mpamvu umuntu yandikiye ngo wabimenye ngo ko bari kumurika imodoka ze sana tureye imodoka batashye ese niyi nayibonye iyi si yo twarebaga ejo haramuntu wayi iyi ni rifani imodoka rifani ya gisirikare iyi nayibonye rifani ibigendera ku mapine 3 yavuze ngo ni rifani none si imodoka bora hagati rifani wajya yipinye iyi jipe y'igisirikare cy'u Burundi ifite bora hagati iyi yayi namwe nureba ko inyuma ari oya ariko nimukajye muzanye iyi ni iyi modoka kandi bavuze ko ari bulletproof oya hure ngo nta nose
jete isasu bayirica hasi honyine ridaca mu birere ahubwo iri gwe mu butaka niryazamuka namo wenda isasu ryava mu butaka erega imodoka ya bullet wenda shawari huse yarapfuye na nyagasani mu ijuru wadufashije nge na nzovu ko kukadukura muri ubu buzima kuko ko tugiye kuzava mu mubiri kutazana twakira mana nyagasani ndisengeye nsengeye na nzovu ko ngizanyakira wiki nge mazanyakira mu izina rya Yesu kwakira wowe keretse rya ruswa nigeze kugira gutyo umwana w'umukobwa turashwana twari mu rukundo turashwana none mbona ikintu kiza kuza kutwunga ntacyo uretse kuboroga niga imitwe yo kurira none mbaza kubyitoza ngo ndiye ko nzana amarira biranga nakwa kundi kipe banza mbaza kubyitoza biranga ariko nari kujya kumara ku mugoroba mvuga ngo ngene nabyiteguye biranga ndangije nabashati umwe nkiri yanasiri nshyiramo ibishishwa by'indimu hano mu mufuka w'ishati nshyira n'igitunguru mu mufuka navuga ntibyanze kimwe muri byo kirandiza noneho ndagenda aransomera mbadijyanye burya mfata ku giti yagishwa cy'indimu nyikanira mu shisha yafata igitunguru ndakibyiringiriramo arambwira ngo ko numva ibitunguru bihumura noneho aho kugira ngo ndatangira guseka no gusobanura impumuro y'ibitunguru n'indimu arangiye yambwiye teka mubwize ukuri nimba warabwiye ko ari ikigo turi mu bari ndakubabariye wari wakoresheje poro yose turiyunga da amarira ntabwo yagitunguru yarambaritse ko nukumva igitunguru kandi ari twe twicaye nta hantu twari bwana igitunguru turi kuva igitunguru n'indimi icyarimwe bivuye ariko byarangiye mbabariye da nashanze amarira biranga agendana igitunguru n'indimi mu mufuka